nababwiye ko nzajya ngenda mbahereza inkuru ziri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'utundi tuntu tw'udushya twa trendinze bitewe n'impamvu runaka. Muri iyi minsi rero hari saga zagiye zibaho z'abajura bari kugenda bajya kwiba abantu ariko bakagenda bageze gute bitwaje intwaro. Ni ibintu abantu benshi bari kugenda bibaza bati se ibi bintu amaherezo yabyo ni ayahe, biraza kuba byagenda gute ko ibi bintu bikomeye, ese biri guterwa n'iki noneho ko bifite umurego urenze uwo byari bifite mbere. Ejo bundi ngira ngo mwabonye amakuru y'umukobwa w'Inyamirambo batemesheje umuhoro bari kumwambura ibyo yari afite. Tuza kugira amahirwe abo bagabo bamutemye baza gufatwa, ubu ngubu bari kubihanirwa n'amategeko. Uwo mukobwa twagize amahirwe nyine tubona ntiyababaye cyane kubera ko ntabwo yigeze arara mu bitaro, yaje gutaha. Ariko iyo birebye ubona ko niba barabajura baramufatiye mu muhanda wa kaburimbo urimo amatara acanye kuriya bakamutemesha umuhoro kuriya, uhita wibaza ikibazo uti se buriya iyo biza kuba ngombwa bakamusanga ahantu hijimye bari kumukorera iki? Barabajura uburyo nabibonye ntago ari abajura bagamije kugutwara utwawe gusa, ahubwo nabonye ko ari abajura bagamije kukwica, ahubwo bakagutwara utwawe ari uko bamaze gupfa bisanzuye bataburana nawe. Niba abantu barafashe umuntu bakamutemagura ku manywa y'ihangu kandi bakamutema amatara yaka, ngewe urandabyita nko ku manywa kubera ko tuzi neza ko i Kigali y'amatara ari kwaka noneho cyane cyane yo ku muhanda waba utarira cyangwa se nta nubwo bwira kubera ko ku muhanda buriya abantu benshi baba bari kugenda kubera ko hari n'imodoka riri kuvuza amahoni menshi cyane, ariko abajura baranga n'undi bakora icyo bagambiriye. Rero abantu bakaba bibaza bati biriya bintu biri guterwa n'iki? Ese biri guterwa n'ubushomeri? Ese uko twabonye ari abasore ko bakoresha imbaraga zabo bakabaho, ni ikihe kibazo? Bamwe bati wasanga ari ibiyobyabwenge baba banyweye bikabayobya ubwenge bikagera hariya. Ese reka nkubaze, umuntu yanyweye ibiyobyabwenge twarabonye n'abantu batatu, ariko buri wese yari afite role ye muri karakazi kabo, ngenda kita nk'akazi kubera ko niyo bambaye bakisiga baravuga bati tugiye hehe, tugiye mu kazi. N'abagore babo barababwira bati tugiye mu kazi, umugore nawe agasigara avuga ati umugabo wanjye yagiye mu kazi. Niko nge biriya bintu njya mbona ko babifata nk'akazi. Niba umuntu atekereza ati ni abantu batatu, umwe akavuga ati njyewe mu merore yuko ndi bumufate nkamuniga, undi ati njye mu merore yuko ndi buhagarare ku muhanda nkajya mbuza abantu bagize gute baje kumutabara nkabatera amabuye, undi ati ndafata umupanga muteme. Wambwira gute ko abo bantu baba banyweye ibiyobyabwenge bikabayobya ubwenge bagatekereza ibintu nk'ibyo? Icyo kintu mwegeze mugitekerezaho? Ntago ari ibiyobyabwenge baba banyweye, ahubwo ngewe ikintu mbonamo hariya ni kwa kundi nyine umuntu rya baravuga ngo niba ari ngo umuntu ni wamuhanga amata yaruka amaraso, sinzi uwo mugani. Ntago nawuvuga neza ntawuzi, ariko harimo hagati ngo umuntu niyo ngo wamuha amata yaruka amaraso. Nta uriya muntu niyo wamushingira iduka rimeze gute, niyo wamukorera iki, niyo wamuha amafaranga y'isi yose, umuntu ufite imyumvire nk'iriya nta kintu kibaho cyamubuza kwiba, nta kibaho. Tuzi ko hari abana baba mu bakire banywa za nido bameze neza, ariko bikanga bakamanura amateleviziyo y'iwabo bakayagurisha bakiba ababyeyi babo ibitenge, bitewe n'uko niko nyine mu mutima wabo bameze, nta kindi kintu wabihinduraho. Mwebwe murasesa mukavuga ngo ntago biri ari ibiyobyabwenge, niko bateye nyine. None se ntago mwabonyemo ko harimo abagabo babiri bahora muri gereza bafunguwe bamaze imyaka 2 bari bafunzwe? Niko bateye nyine, nta kindi kintu wabihinduraho. Kandi ikindi nanone impamvu turi kugenda tuvuga ko bino bintu bikomeye ni ukubera ko turi kugenda twumva ko no mu zindi nce ariko ibintu bimeze. Ejo bundi Kicukiro nabwo hari abajura bakubise umwerondo hafi kumwica. Hari n'abandi bantu Icyangugu i Rusizi bakubise abageni bari bagiye kuzana imyenda y'ubukwe, batuma ubukwe bwabo bupfa, barabakubita bindembe babajyana mu bitaro. Ibyo byose rero abantu bakibaza ngo biraterwa n'iki? Nyamara iyo urebye inshuro nyinshi urasanga biterwa n'ubushomeri no kuba akazi muri iyi minsi karabuze, naho kabonetse ugasanga barakubwira bati zana amafaranga se wayakura hehe nta kazi ufite? Ntago byakunda. Kugira ngo ubone amafaranga urabanza ukabona akazi. Niba rero kujya gusaba umuntu akazi akogwa ati ngo banze 100,000 banze 180,000, none arabona urayakura he kandi azi kuri umushomeri uri kumusaba akazi?
ibyo byose rero ntaho bihera kubera ko abantu bari kugenda babura ibintu bakora, imikorere yaranze. Muri iki gihe hari kubaho umuntu wifite utifite, niyo mpamvu ari gutekereza kujya gukora ibikorwa bimeze nka kuriya. Ariko ntarajya kubasezera kubera ko nari ngiye kubasezera, hari ahantu uriya mukobwa bamutemeye ngenda hazi kuva kera, hari ahantu niko hasanzwe hameze kuva na mbere hose, bajyaga bahategera abantu bakabambura ibyo batunze kubera ko no kuva na kera hataramera kuriya, hataraza iterambere niko hari hameze. Abakunzi rero ba Grace Empire ndabashimira cyane, abakanze subscribe n'abatarayikanda ndagira ngo nyamuneka mumfashe mukande subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana neza muri bino biganiro, kandi ndabashishikariza ko nzajya ngenda mbahereza ibiganiro byiza byo ku mihanda uko bukeye n'uko bwije. Iyi ni Grace Empire, uyu mwari muri kumwe ni Grace, murakoze cyane.